U Rwanda ni igihugu kiri muri Afurika yo hagati mu karere k'ibiyaga bigari, kikaba ari n'igihugu cy'imisozi igihumbi gifite ubuso bwa kilometero kare ibihumbi 26,338 n'abaturage barenga miliyoni 10. Nyuma y'aho jenoside yo mu 1994 yangije u Rwanda, igihugu cyongeye kwiyubaka ndetse ubu kikaba kiri gutera imbere n'umuvuduko ugaragarira buri wese, ari mu bucuruzi, mu nyubako no mu bindi byinshi. Akaba ari nayo mpamvu ikigo gishinzwe guteza imbere ingufu, amazi n'isukura EWASA cyafashe ingamba zo kugendana n'iterambere ry'igihugu ndetse kikanagira uruhare muri iryo terambere gikwirakwiza ibikorwa byacyo mu gihugu hose, harimo amazi. Muri iki gihe twaguye network y'amazi kugira ngo duhe uturere tumwe, uduce tumwe na tumwe tutadufite amazi. Hamwe twahaye amazi ni mu Kigali, mu murenge wa Kigali bari badafite amazi, ahandi ni Irunda wambutse ikiraro cya Nyabarongo, ahandi ni mu bice bya Karuruma na Gasyata kuko naho twajyanye imiyoboro, ahandi ni mu bice bya Masaka aho bita za Rusheshe na Mbabi. Hari n'ibirometero bigera kuri 25 twakoze muri Gahanga kuko n'umwe mu birenge nanone utari ufite amazi. Kigali, umurwa mukuru w'u Rwanda, aho iterambere rigeze ahashimishije, umujyi urakura, inyubako nshya zikaba zivuga uko iminsi igenda ihita, n'abatuye umujyi bakiyongera. EWASA nayo ikomeza gushyira imbaraga mu kongera ibikorwa byo gukwirakwiza amazi aho ataragera. Buri mwaka dukora budget ikenewe iteganywa kugira ngo twagure ibikorwa by'amazi, ubwo tureba amazi yo mu mijyi n'amazi yo mu byaro. Mu mijyi by'umwihariko buri mwaka twongeraho ibirometero bigera kuri 300, naho mu cyaro tukongeraho ibirometero bigera kuri 500. Aho ni ukuvuga ko buri mwaka twongera kuri network ibirometero bigera kuri 800. Ariko si ukongera imiyoboro y'amazi gusa, dukora n'inganda. Buri ruganda tugerageza kurwagura, tugashakisha n'andi masoko kugira ngo amazi yongere, kuko ntiwakongera imiyoboro utongera ubushobozi bw'inganda. Ni kubw'izo mpamvu EWASA yashizeho inganda hirya no hino mu gihugu, harimo uruganda rwa Karenge mu karere ka Rwamagana, uruganda rwa Kadahokwa mu karere ka Huye, uruganda rwa Rwasaburo mu karere ka Ngoma, uruganda rwa Nzove mu karere ka Nyarugenge, uruganda rwa Kimisagara ndetse n'izindi. Izo nganda rero nizo ziturukamo amazi EWASA iha abaturage, nazo zayakuye mu migezi, amasoko cyangwa ibiyaga. Uruganda rwo mu murenge wa Kimisagara rukura amazi mu mugezi wa Yanze rukaba rwaratangiye mu mwaka w'1981, rutangira rwakira amazi angana na metero kibe 400 ku isaha, ruza kwagurwa bitewe n'umubare w'abasaba amazi wiyongereye, rugeza kuri metero kibe 1000 ahagana mu 1990. Uyu mugezi wa Yanze by'ukuri mwawubonye aho tuwufatira, ariko n'umugezi uva kure ugenda ibirometero byinshi kugira ngo utugereho. Aho uca rero n'abahatuye nabo barayakeneye kandi barayakoresha. Nko muri iki gihe cy'izuba rero abaturage usanga buhira imyaka yabo. Bivuga ko muri iki gihe cy'izuba nabo barayakoresha. Ariko kugira ngo tube twayabona turayasangira kuko nabo barayakeneye. Turayasangira kuko n'ibyo bahinga nabyo birakenewe, ariko turabyumvikana igihe bayakoreshereza duciye ku buyobozi, ku nzego z'ibanze. EWASA ibyumvikanaho n'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze, hakagira igihe abaturage bavomerera, ariko bavomerera mu mugezi, ntabwo akenshi ntibayagomera. Iyo bayagomeye urumva ko bayagomeye twayabura. Ubu muri iki gihe mu by'ukuri nubwo ibyo bikorwa tugira uburyo tubyumvikanaho, tukagira n'umukozi ukurikirana ko byubahirijwe, ku buryo ubirebye muri iki gihe tutaragira ikibazo cyane cy'amazi. Ayo mazi aturutse muri Yanze ayungurirwa aho ku bigega bya Yanze,
agakurwamo ibyondo ndetse n'imicanga maze agakishwa mu miyoboro iyajyana mu bigega by'urwo ruganda rwa Kimisagara bifite byose hamwe ubushobozi bwo kwakira metero kibe 4,800 ku isaha. Ubwo metero kibe imwe ikaba ihwanye n'amaritiro 1,000. Iyo amazi amaze kugera mu bigega byo muri urwo ruganda, imiti iba yabitswe iteganyijwe gutunganya ayo mazi itegurirwa muri laboratwari z'uruganda maze igasukwa muri ayo mazi kugira ngo yayungurure inayatunganye mbere uko agera ku baturage. Nubwo rwose EWASA ikora ibishoboka byose kugira ngo abaturage amazi abagereho, ihura n'inzitizi zitandukanye nk'inyubako z'imihanda mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali nka Rwarutabura, aho abaturage bahura n'ibibazo by'ibura ry'amazi bitewe n'abubaka imihanda bagatema amatiyo amwe n'amwe yagezaga amazi ku bahatuye, ndetse n'isabwa ry'amazi ryiyongera mu bihe by'impeshyi. Turi kugerageza kugira ngo turebe buryo hatameneka amazi menshi kuko ni igihombo cyaba kibi, igihombo kinini. Iyo rero uyu muhanda turawukurikirana cyane kugira ngo ahantu hose tumaze kubona yuko batemye duhite dufunga amazi yo kwangirika. Ikindi dukurikizaho nyine ni ukugerageza kugira ngo turebe uburyo ibice bimwe na bimwe bigenda bibura amazi kubera uyu muhanda baba batemaguye amatiyo, dushakashakisha uburyo nyine tubaha amazi vuba. Turi kubikora rero, hari nk'aho ngira ngo naberetse nk'iki gice cya Mumena nta kibazo gifite kuko bamaze gutema hariya amatiyo ya hariya, twihutiye kugira ngo turebe uburyo twabasubiza amazi by'agateganyo, ndetse na hariya mwabonye muri Gatare naho nuko naho abaturage baho bari babuze amazi, hari hashize nk'icyumweru batabona amazi kubera uyu muhanda batemye, ariko kuva ku cyumweru amazi ubu barayafite nta kibazo. Ndetse n'ahandi hose mu bice bindi byasaga nkaho nabyo bifite ibibazo by'amazi, nabyo twagerageje kugira ngo turebe uburyo twareba uburyo twabaha amazi akabageraho. Ubwo ni nko mu bice bya Gasharu, ni igice cyakunze kutabona amazi ugereranyije n'ibindi bice bya hano mu iki gice cya Nyamirambo na Rwarutabura. Nubwo bwose ibyo bibazo bigaragara, EWASA mu ngamba zayo harimo gukomeza kongera ibigega ku buryo abaturage bakomeza bakajyana n'iterambere ry'igihugu. Aho twavuga mu murenge wa Rusororo aho ibigega 4 birimo kubakwa, kimwe kikaba cyararangije kubakwa kandi kizajya kibika amazi angana na metero kibe 250, kikaba kingana n'ikigega kiri mu karere ka Ngoma cyakira amazi aturuka ku ruganda rwa Rwasaburo. Iki kigega cyakira amazi aturuka ku ruganda rwa Rwasaburo ruri mu rugabano rw'umurenge wa Kibungo n'umurenge wa Kazo n'umurenge wa Rurenge. Giha amazi abaturage batuye mu murenge wa Kibungo, mu murenge wa Kazo n'umurenge n'igice cy'umurenge wa Remera. Tugerageza gutanga amatangazo kuri radio Izuba, radio y'abaturage hano muri Kibungo, tubasobanurira ikibazo dufite muri kino gihe cy'izuba. Barabyumva ariko hari n'abatabyumva, ariko ko nta mahitamo dufite aho kugira ngo bayabure bose, tugerageza kugabanya icyo twita rationnement, tukavuga ngo uyu munsi turaha iki gice kuva mu gitondo kugera saa sita, kuva saa sita kugera saa 12 turaha iki ngiki, iri joro turaraza haba ngaba, ariko tukagerageza kuvugana nabo bakaba babizi igihe turi bubashyirireho kugira ngo byibura bavome. Akarere ka Ngoma gaherereye mu ntara y'Uburasirazuba, naho EWASA ikaba yarahagejeje ibikorwa byayo bitandukanye bigirira abahatuye akamaro. Ndaruhutse Aloise, umuyobozi wa Groupe Scolaire Kabare, yatangaje ko EWASA nta kwidakora kugira ngo amazi agere ku batuye Ngoma bose, nubwo mu gihe cy'izuba amazi aba akenewe ari menshi. EWASA niyo duha amazi, ariko natwe dufite ibigega tubikamo amazi igihe cy'imvura, dufite ibigega bigera kuri 6, ariko kubera ubwinshi bw'abantu abahangaha no mu gihe abanyeshuri batashye hari abantu, hanyuma turayakoresha agashira. Ariko EWASA yo igerageza kutwongerera kuduha amazi, ariko muri ibihe mubonye murabona ko muhageze mu gihe cy'izuba. Igihe cy'izuba rero tukunze kubura amazi, hari andi dutega mu bigega byacu abayashizemo. EWASA nayo amasoko yayo abafite amazi make
bigatuma rero iki kigo kigira ibibazo by'amazi buri gihe muri iki gihe cya kwezi kwa karindwi kwa munani. Mu mubare w'abahabwa amazi na EWASA mu karere ka Ngoma harimo n'ibitaro bikuru bya Kibungo, aho ubuyobozi bw'ibyo bitaro bwubatse ikigega gifite ubushobozi bwo kwakira amazi angana na metero cube 750 aturutse mu kigega cyakira amazi yo mu ruganda rwa Rwasaburo. EWASA yakomeje inshingano zayo ifata ingamba zo guha abaturarwanda amazi. Twafashe ingamba zikomeye cyane ubu ngubu ku buryo ahantu hose amazi atagera neza dushobora gusana inganda ziri hafi, tukanubaka ibigega ahantu hose tuzi ko hari ikibazo cy'imiterere, tukubaka ibigega ku misozi kugira ngo amazi ashobore kugera ku baturage. Izo gahunda rero zaratangiye umwaka, bikaba bizakomeza umwaka utaha. Muri ibyo rero nababwira imishinga minini y'ingenzi duteganya mu bihe ubu twaba turi mu bintu by'amasoko. Umushinga dufite icyizere gikomeye ni umushinga wa Mutobo uzazana amazi yagera kuri hafi metero cube 100,000 ku munsi, ayo akaba yakwirakwizwa mu mujyi wa Kigali, mu nkengero zawo no mu duce mu turere twa Muhanga, Bugesera ndetse ukaba wagera na Rwamagana. Uwo ni umwe mu mushinga minini. Hari indi mishinga dufite mu hirya no hino, nk'umushinga wo kubaka uruganda rukomeye Mpanga, ukaba wakwirakwiza amazi mu duce twa Ruhango na Nyanza ndetse n'ibice by'amayaga kuko badafite amazi menshi. Hari umushinga dufite wo kwagura uruganda rwa Kadahokwa rwakwirakwiza amazi muri Huye. Hari izindi nganda ebyiri zirimo kubakwa muri Gisagara na Nyaruguru, kubera utwo duce dufite imisozi ihanamye tukagira amazi menshi. Hari imishinga yo kwagura amazi muri Rusizi, za Karongi, Rubavu. Mbega muri buri karere dufite umushinga tuhateganyiriza kugira ngo twe gukorera i Kigali gusa, twe gukorera mu mijyi gusa, ahubwo umunyarwanda wese aho ari abashe kubona amazi meza. Mu murenge wa Masaka wo mu karere ka Kicukiro, aho ibibazo by'amazi byari bimaze igihe kinini binaniza abaturage, EWASA yafashe ibyemezo byo gushyirayo umuyoboro w'amazi iwunyujije mu tugari twa Kabeza, Murambi ndetse na Mbabe. Ibyo ntibyatinze, maze aho uwo muyoboro ubonetse utahwa ku mugaragaro na Minisitiri w'Intebe, aho yafunguraga uwo muyoboro ndetse anaganira n'abaturage abagira inama y'uko uwo muyoboro wakoreshwa. Ndashaka kumanza mbasaba ikintu kimwe. Ubanza mushimire umukuru w'igihugu cyanyu nyakubahwa Perezida Kagame. Mpamvu muhereyeho nuko afite gahunda yo kuvuga ngo abaturage bose batuye u Rwanda bagomba kubona nibura amazi n'amashanyarazi. Sibyo? Muri abo baturage rero namwe muri sibyo hari hanyuma ibintu by'inzoga mukabigabanya. Inzoga mukazigabanya mugakora, nimukora muzakira. Sibyo? Kandi kuko dukeneye abantu bakize. Sibyo? Mufite amasambu yera, nta muntu n'umwe muri iki gihugu wabasumbya gukira muramutse mushizemo imbaraga. Hanyuma ibisigaye natwe mukabiturekera iby'iterambere, amazi, amashanyarazi, imihanda, sibyo? N'ibikorwa remezo bindi, sibyo? Amashuri, ibyo mukabiturekera natwe tukabikora dufatanije, hanyuma namwe mugakora akazi kanyu ko kwiteza imbere. Uyu muyoboro wanyuze mu midugudu myinshi, ni mu midugudu 3. Watangiye mu mudugudu wa Kabeza, ugera mu mudugudu wa Mbabe ndetse n'uwa Murambi. Ariko wagiye unyura kuri buri muhanda ku buryo buri muntu wese ushaka amazi yayabona, urumva bizorohera buri wese kubona amazi. Kugeza uyu munsi tukaba hari amarobine 5 yafunguwe, abaturage batangiye kuvoma.
abaturage bo mu tugari twa Mbabe na Rusheshe bashimishijwe cyane n'igikorwa Ewasa yahakoreye bitewe n'ibibazo bahuraga nabyo bajya kuvoma mu birometero birenga 2 bakahavoma amazi atari meza akaba yabateza indwara zitandukanye. Turishimye biradushimishije ukurikije aho twari dusanzwe tuvoma amazi hari kure buryo wasangaga n'abana pese batameze neza bitewe nuko ababyeyi bajya kuvoma amazi bibagoye, ariko ubu ngubu amazi abashije kuboneka hafi no kuvuga ngo ibibazo bintu biri bukemuke. Eugene Bizabarimana, umuturage wo mu kagari ka Mbabe ukora ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, yadutangarije ko ashimishijwe cyane n'uwo muyoboro mushya ubonetse ko ku giti cye mu mirimo ye ya buri munsi uwo muyoboro uzamufasha guteza imbere iyo mirimo ye. Ashimira Ewasa ndetse na leta y'u Rwanda. Turishimye cyane uyu muyoboro kuba tubonye kano kanya nkuko nyakubahwa Minisitiri w'Intebe yabivuze hano. Rwose turishimye cyane, ubundi umuturage yavomaga mu birometero birenga 2 cyangwa se 3. None ubu rwose turabona buri muturage azajya avoma nibura muri metero 300, bikaba biduhaye ubukungu bwinshi cyane kubera ko turaruhutse. Hari n'igihe amazi yaburaga muri uyu murenge wacu cyangwa muri aka kagari kacu ka Masaka, aka kagari kacu ka Mbabe, hari igihe amazi yaburaga tukaba twajya no kuvoma mu birometero 6. Turishimye cyane rero kuba baduhaye iyi miyoboro ku buryo buri muturage wese azajya avoma mu birometero nibura muri metero 300. Turawishimiye cyane, ahubwo turabatumye ngo mugende mudushimire ubuyobozi. Twishimiye kandi ubuyobozi bwacu bwiza guhera ku mudugudu kugeza kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ari we ubaha uyu muyoboro bagomba kugenderaho w'ubuyobozi bwiza. Zisaga 165. Umuyobozi wa antene ya Kanombe akaba ari nayo irebera imirenge ya Nyarugunga, ya Kanombe, ya Ndera, ya Masaka ndetse n'iya Rusororo, yadutangarije ko mu tugari tumwe na tumwe tugize umurenge wa Nyarugunga ari two Gasarabana Rw'Imbogo twari tumaze igihe kinini tutabona amazi bitewe akenshi n'imiterere yaho kuko hari imisozi. Ariko Ewasa yafashe ingamba zikomeye ireba aho amazi agera naho atagera ikemura icyo kibazo. Infrastructure zacu zari zirimo hamwe na hamwe, ariko amazi ntahagere neza, wenda kubera nk'imiterere y'imisozi n'icyo ugasanga amazi atahagera neza.